icyo dufite ni ijambo Petero yavuze ari kumwe na Yohana. Ndashaka ko mu minota mike mfite hano tuganira ijambo ry'Imana, tukavuga ku mwuka wera w'ibikorwa. Umwuka wera w'iki? W'ibikorwa. Abantu bamenyeye umwuka wera wo gutitira, bagatitira, mbese ukabona abantu bashaka ibimenyetso. Ntabwo gutitira ari umwuka wera, ni santima, ni ibimenyetso byahuri. Ariko hari n'igihe ugenda umuntu agasigara atitira. Hari n'igihe umwuka wera agenda umuntu agasigara agira gute? Hari n'undi mwana wavuze ati umwuka wera na malaria byose biratitiza. Nta muntu uba wamenye ibititiza umuntu, ariko kugira ngo bamenye ko hari umwuka wera ugufashe ni ibikorwa. Ni iki? Ni iki? Kugira ngo tumenye ko ari umwuka wera ugufasha ukuzunguza. Ntabwo tuzabimenyeshwa nuko umena amatasi, ntituzabimenyeshwa nuko uhirika abantu ngo bagufatafate. Tuzabimenyeshwa n'iki? Ibikorwa. Turashimira umwami Yesu waduhaye umwuka wera, watwohereje umwuka wera, kandi akatwohereza umwuka wera utari amagambo. Hari ibimenyetso by'umwuka wera, hari n'amabara y'umwuka wera, byose birahari. Mu bimenyetso by'umwuka wera harimo umuriro, harimo iki? Hakabamo n'umuyaga, hakabamo n'inuma, hakabamo, mbese n'ibimenyetso birenze kimwe. Hari inuma, hari umuriro, hari umuyaga, hari n'amazi. Byose abantu babyeretswe mu mwuka. Ezekiyeli yabonye amazi asohoka mu rusengero, ababonye umwuka wera. Abari bari ku musozi Karumeli babonye umuriro, baravuga bati Uwiteka aramanutse. Abari bari i Yerusalemu bumvisha umuyaga uhuha cyane ukwira mu nzu bicayemo, baravuga bati mumwiteguragize gute? Araje. Yohana abatiza Yesu yabonye inuma imuguye ku bitugu, aravuga ati umwuka wera mugezeho. Ibyo byose ni ibimenyetso. Ibyo byose ni iki? Ni ibimenyetso. Ari inuma si umwuka wera, ari umuriro si umwuka wera, ari amazi si umwuka wera, ari n'umuyaga si umwuka wera. Umwuka wera ni Imana. Muyakome nta kibazo naya nyirayo. Umwuka wera ni iki? Imana si inuma, Imana si umuriro, Imana si umuyaga. Imana ni Imana. Ariko ibyo bindi byose byari ibimenyetso. Hari n'ibindi bimenyetso byaranze abantu bamaze kuzura umwuka wera kuri Pentekote. Bavuze mu ndimi. Bavuze mu ki? Kandi ngo bavuga mu ndimi z'ahantu batigeze bagera. Ukaba uri hano utarigeze wambuka u Rwanda, ariko ukavuga igifaransa cipare. Umusaza witwa Yakabumbye agira gute? Arakivuga wo muri Rutsiro, avuga igifaransa cipare, akavuga icyongereza cyo mu Bwongereza, akavuga icyesipanyol cyo muri Espagne. Iyo ageze ku butaka bw'igihugu ahita avuga ururimi rw'icyo gihugu. Uwo ni umwuka wera wabimuhaye. Ariko kandi ndabatangariza ko n'indimi si umwuka wera. Indimi ni indimi, n'umwuka wera ni umwuka wera. Abantu bakuru bari hano babaye mu masengesho barabizi. Umwuka wera, indimi nubwo atari umwuka wera, ariko ni ibimenyetso byerekana hageze iki? Umwuka wera. Ariko kandi nubwo ari ikimenyetso cyabonetse umwuka wera amanutse, indimi ntabwo ari cyo kimenyetso gihagije cyo kuba ufite umwuka wera. Kuko indimi, iyo wuzuye umwuka wera, mu mpano umwuka wera agaba harimo no kuvuga mu ndimi. Ariko kandi abantu bakuru bari hano barabizi, umwuka wera ashobora kugenda indimi ntizigende. Indimi ntizigire gute? Abantu bavuze indimi z'umwuka wera, niyo baguye barakomeza bakazivuga. Indimi umuntu yazivuga afite abagore 3. Indimi wazivuga ufite n'akabari. Indimi wazivuga ubitse n'itabi mu mufuka.
indimi wazivuga. Icyakora icyo utavuga ntiwavuga mu ndimi nshya, ariko izishaje indimi zishaje wazivuga. Icyo utakora ni ukuvuga mu ndimi nshya. Indimi nshya zo Bibiliya yaravuze ngo ibimenyetso bizagendana n'abizera bazavuga mu ndimi nshya, ariko izishaje. Niyo mpamvu ntuzishinga umuntu uri kuvuga indimi yanagufata no ku ngufu ariko gira gute, yagukora mu mufuka ariko gira gute. Abantu se ntibaje akagendana n'umuntu azi ngo ni umutumishi wa Bwana kubera indimi ari kuvuga, akarinda amufata ku ngufu, akarinda amutera inda akivuga indimi. Nta twagiye tubatenga itorero bakabaza umuntu bati ko twita uri umukobwa, yavuga uwayimuteye tugasanga avuga iki, none ubwo aje kuyimutera zari zihari yarazifite. Rero mutandukane ibimenyetso n'ibikorwa. Ibikorwa nibyo dukeneye kuruta iki? Amagambo, kugira ngo umwuka wera agaragare. Haleluya. Ntabwo ijambo tujyanze kuko nanje niryo ndi kuvuga, ariko kandi uvuga ijambo rirakurikirwa n'iki? N'ibikorwa. Niba uririmbye urukundo basanga ugize gute? Urufite. Niba uririmbye ubuntu, niba avuga bati runaka afite ikibazo, ntuvuge uti ntabwo ibyacu ari ibye, ntabwo dukora tubakorera, kandi wararirimbye iki? Muririmbe, muvuge ibintu, munabidefande. Iyo umuntu yanditse igitabo, profeseri yicara hari akamubwira ati kidefanda utwereke uko wabikoze. Iyo kukidefanda bikunaniye baravuga ngo waradodesheje. Iki gitabo ntari weho wagize gute? Abarokore mureke dudefanda ibyo twavuze, kuko twarabivuze. Twagize gute? Twarabivuze, twaravuze pe. Dore n'ubu ngubu ibingibi buri gufotora muri kuvuga mugiye kohereza ibyo muvuze, ariko abantu bazaza hano kureba ibyo mwavuze, ko bazaza kureba ibyo twavuze. Rero Petero na Yohana bavuze ko bahawe umwuka wera, bavuga ko iyo ari isaha ya gatatu, baravuga abantu babatega amatwi, indimi barazivuga, umuriro urabafata, baruzuzwa, baratitira, bagira bate. Ariko Imana ngo iramanuka iravuga ngo bive mu magambo bije hehe? Mu bikorwa. Ngo hari ikirema kimaze imyaka 40 ku rusengero rw'i Yerusalemu, 40. Abahungu ngo bahahingutse. Iki kirema cyari cyararemaye mu mutima no mu magufa. Impamvu cyari cyararemaye mu mutima, ngo cyari cyararenze kuba kijana mu rusengero, cyumva kuja mu rusengero nta kigenda, kikabwira abagiteruye kiti munshire ku muryango, ngiye kuja mu rusengero wapi, bazampera hanze. Abampaye nabagiye mu rusengero. Ibaze naye kugusigira igiceri undi akaja gushaka umugisha. Jugunya igiceri, jugunyaho, ariko kikaba ku muryango w'urusengero. Kandi mu nzu y'Imana ni heza, wasanga iyo kiba cyarinjiyemo kiba cyarakize kera, ariko kubera kuremara kumva mu rusengero nta gisubizo kirimo, cyo cyategeraga hanze ku muryango. Ariko Petero na Yohana ngo uwo munsi bahawe umwuka wera, bahabwa umwuka wera w'ibikorwa, bahabwa umwuka wera utari amagambo. Ngo baratambuka, ngo ikirema kibabonye kiravuga kiti abandi bampaye bicara babo barampa inote, ngo kiravuga kiti munsayidire ba boss. Petero arakireba arakibwira ati feza n'izahabu zo ntutukekereho ntazo dufite. Urumva nticyabuze no kurakara kiti ni amakote gusa, wababona mu makote yagira ngo ni abantu. Ntaki, ibaze nawe, nta feza nta zahabu. Iyo nda ingana gutyo nta feza, iryo kote nta zahabu. Ubu muri kubunzi ki muri iki kinyejana?
umuntu utagira ifeza ntagire n'izahabu, none ubwo mufite iki? Petero aramubwira ati ariko ntutubarire muri ibyo, dushobora kuba tudafite ifeza tudafite n'izahabu, ariko natwe hari ikintu dufite, hari ikintu tugize gute, natwe ntitubereye aho. Ntugire ngo ni ugutega ibitambaro gusa, ntugire ngo ni imishanana gusa, ntugire ngo ni amakote tubunze. Dufite ikintu, dufite ikintu. Uyu muhungu abari baramuhaye ifeza ntiyigeze ahaguruka, abamuhaye izahabu ntibamuhagurukije, ariko ikintu dufite itorero, itorero rifite ikintu kitaba muri beka, kitaba mu mutanguha, kitaba muri banki y'abaturage, kitaba no muri sako. Twebwe dufite ikintu. Muririmbyi w'108 ku gitero cya nyuma aravuze ngo nje ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, ngumve nuhuwe n'umwami Yesu. Iki kintu abari kucyumva batere haleluya. Ndi kwegera umusozo. Uyu warema yaravuga ati rero ubwo mbuze icyo nshaka, ubundi abaha komanteri baravuze ngo nusaba umuntu icyo ushaka ugasanga atagifite, uzamubwira guha icyo afite, hari igihe kizaba gisumbye ubushobozi icyo wasabye. Yaravuze ati rero ubwo nta feza nta n'izahabu, mupfe kumva icyo mufite, icyo mufite mumpe. Petero aramubwira ati haguruka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka. Ngo arahaguruka, arahagarara ku maguru ye yombi, ngo ahagararana na Petero na Yohana bajya ifoto. Bajya iki? Ariko ujye wifotozanya na Yesu, ujye wifotozanya na Yesu. Ahagararana na Petero na Yohana bajya iki? Uwo munsi umuhungu yaravuze atumva, ikintu mumpaye kiruta icyo bandi bampaye mu myaka 40 singira icyo mbona. Amafaranga nzayishakira ndakize. Ndagira ngo nkubwire muri uyu mugoroba, hari ikintu Yesu yaguha kikaruta ibyo ababyeyi baguhaye, kikaruta ibyo ku kazi aho ukora baguhaye. Yesu yaguha ikintu kimwe ukagitahana, kikazaguhesha ibyo ukeneye byose ubuzima bwawe bwose. Ndashaka kubabaza, uyu muhungu uko yahagurutse nyuma y'imyaka 40, wakongera gukenera 1000? Yabaga yakongera kubwira aba Petero ngo bamuhe ifeza? Yaravuze ati nanjye aho bashaka umuyede bazampamagare, aho bashaka umufundi, aho bashaka jera wa banke nzadepoza ubwo mpagurutse. Rero ndagira ngo mbabwire, uyu mwuka Petero na Yohana bari bafite ntiwabaye w'amagambo gusa, ni umwuka w'ibikorwa. Bamaze kumuhagurutsa ngo urusengero rwose rwarasohotse, baravuga bati ibi ni ibiki bibaye? Ngo baraza babaza Petero na Yohana ngo none mwizeye? Abantu bazi iby'ubuzima hano mu Rwanda, hari ibitaro bivura amagufa, bivura amagufa, ni Kibogora, ni Rwinkwavu, ibindi n'abandi barabizi, ariko Kibogora na Rwinkwavu ni ibitaro bivura abamugaye. Ariko Petero ntiyakoraga Kibogora, Yohana ntiyakoraga Rwinkwavu, ariko ngo buzuye umwuka wera wo gukiza. Ndagira ngo mbabwire ko muri iki giterane uyu mwuka wera urimo, uyu mwuka wera uri muri iki giterane. Ntago bisaba ko tuvuga indimi, nta bisaba ko dutitira, ariko iki kintu turagifite, itorero riragifite, kandi nifuza ko abantu mugifite iki kintu mugipase, mugiha abandi bantu, kandi abatagifite namwe mugisabe. Hari abantu Imana yagihaye. Uyu munsi ni kuri Pentekote, hari abantu bamugaye mu mitima, hari abantu bamugaye amagufa, byose umwuka wera arabikora. Rero Bibiliya yavuze ngo kubera guhagurutsa, kubera kugira umwuka wera utari amagambo w'ibikorwa, ngo abizeye bose basangiraga ibyabo, ngo bahuzaga umutima. Bibiliya ikavuga ngo abandi bakashishikazwa no kugabura ijambo ry'Imana kandi bafite n'ubuntu. Bibiliya iravuga ngo ubuntu bw'Imana bukabana nabo bose. Muri icyo giterane cy'aba Petero niho hakomotse mu itorero rya mbere ryo bitaga Efeso, niho havuyemo igiterane cy'ubwitange. Ni Ananiya na Safira bapfuye kwikubitamo badafite gahunda, bapfa kwitanga ibyo batazasohoza.
bari bazi ko hari igiterane kimeze nka bride shower, bari bazi ko bari kubyitiranya na bya bindi by'abagore bitanga byo mu bukwe, ariko ntibamenye ko ari ibintu bisaba kubamo wejejwe, bisaba kuba mukijijwe kandi wejejwe n'Imana. Reka mbabwire bene data, ndasoje. Nimubona itorero rimeze gucya, mukabona bamwe bicaye hasi no hejuru, mukabona ibintu birabagirana bica, ibi bintu biba byiza iyo bibayemo wejejwe. Iri torero rya mbere ryavutse ku bwa ba Petero, ku bw'umwuka wera, natwe niryo ryatubyaye. Ndagira ngo muhaguruke dusenga Imana. Umuntu wese ahagurukire ku maguru ye avuga ati nanjye iki kintu ndagishaka, nanjye abagifite duhure. Kandi ndashimira Imana yagitanze mu itorero hose. Buriya mubona itorero ryacu, arukunda abantu bakundaga kuvuga ngo ADEPR ngo ni itorero, kera bagitaga ngo iry'abaswa, hari n'abagitaga iry'abasazi, hari n'abagitaga iry'abamugaye, hari n'abavuga ngo ni iry'abantu batize, ariko umuntu wese arivugaga uko ashaka. Ariko byageze naho baravuga ngo bahugiye mu byo gusenga gusa, ngo ntibagura imbago, ngo nta mbago bagira. Ariko reka mbabwire, nubwo tutagira imbago, abandi nabo bakadusumbya ubutaka, ariko nabo ntabwo bafite imbaraga zakura umusinzi mu kabari. Ndabibabwiye kandi muzakora ubushakashatsi, ntibashobora gukura umusinzi mu kabari. Ariko twebwe abahoze ari abasinzi tuvuze ngo bamanike ibiganza badaherukayo, mwabona ari benshi cyane. Abahoze mu isoko ari ibirara, mwasanga hano bambaye amakositimu. Iki kintu cyadukuye ahantu isi itadukura. Kuba twaruzuye umwuka wera byadukuye ahantu polisi idashobora kugira gute kudukura. Hari umuntu bajana iwawe wa gatatu, bamurekura kongera agakubita umuntu agasubirayo, bamurekura kongera agatobora amangazine agasubirayo, bikagerageza bakaba bati ese tuzamugire dute. Ariko reka mbabwire, amapingu ntiyagufata, ariko wafashwe na Yesu. Uwafashwe na Yesu ntiyasubira kwiba, uwafashwe na Yesu ntiyakongera gukubagana. Ndagira ngo nkubwire muri uyu mugoroba, Uwiteka agufate, iki kintu kigufate, kandi ubuntu bw'Imana bubane nawe. Reka ninginga umushumba yigire hino, dusenga Imana. Munyemerere itorero rya mbere ryo ku bwa Petero, ababuzuye umwuka wera w'ibikorwa. Umwuka wera w'iki? Umwuka wera w'iki? Bwira umuntu mwegeranye muguru uti dukeneye umwuka wera w'ibikorwa. Dukeneye umwuka wera w'ibikorwa. Aba bantu nibo hari korali, niba ari yahamwe icyazo, niba ari iyo mu bibare, baririmbye akarimbo kavuga ngo bagiraga umwete wo kwezwa no kubana n'abandi amahoro, bari bafite ishaka ku murimo no guhamya Yesu batajegajega, bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko baja mu ijuru, bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko baja. Ngaba abantu buzuye umwuka wera mbere. Iyo ni ifoto badusigiye, niko baririmbye. Iyo foto mwisanishe nuko umeze, bagiraga umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose, bagiraga ishaka ku murimo no guhamya Yesu, bangaga umugayo mu bandi kuko bari bazi ko baja. Zamura ibiganza, ubu buntu bw'Imana bukubeho. Zamura ibiganza, umushumba yatura iki kintu ku buzima bwawe, kigufate kandi kikubemo, kiguhindurira ubuzima. Umwuka wera arahindura. Imana iduhana umugisha. Mana isumba byose, tugize umugisha wo kuba imbere yawe muri aya masaha y'igicamunsi, aha kuri uyu musozi. Abahungu bawe n'abakobwa bawe turahagurutse imbere y'amaso yawe, tugushimiye ijambo ryiza, tugushimiye kuvuganye n'imitima yacu, tugushimiye ko hari icyo utangaje muri twe. Abantu bagira ibintu byinshi bikagera igihe bikabashiraho, ndetse bagira byinshi biringira, igihe kikagera ntibigire icyo bibamarira. Ariko hari ikintu cy'agaciro, hari ikintu cy'umumaro, hari ikintu cyiza mu buzima bw'umuntu kikamuhindura mushya. Hari ikintu gifata umuntu kikamukura muri karande yari amazemo imyaka, kikamuhindura icyaremwe gishya. Haleluya, haleluya, haleluya. Izo mbaraga za mwuka wera
nizo duhamagaye muri uyu mugoroba kugira ngo zimanukire muri aba bagabo. Izo mbaraga za mwuka wera zigere muri aba bagore, zigere mu basore n'abakobwa n'abana bato. Mwuka wera niyururuke. Turataramye, turataramye, dutaramye imbere y'Imana, dutaramye imbere yawe muri uyu mugoroba. Tuzanywe no gusaba ikintu cy'agaciro. Duhamagaye umwuka wera amanuke, amanuke, aze ahinduke ikintu cy'agaciro, ahinduke uw'agaciro. Mwuka wera naba uw'agaciro mu mitima yacu twese. Aze asumba ibindi byose abantu biringiye, aze aruta ibyo abantu bimitse mu mitima yabo, aze ahindura imibereho ya buri wese. Afata abana bahindura ibyaremwe bishya, bongere bahinduke ibyaremwe bishya, bakorera Imana bumva bahindutse bashyashya. Izo mbaraga zimanuke mu bayobozi bari hano, mbaraga zikore mu bashumba, zikore mu babwiriza butumwa bwiza, zikore mu badiyakoni, nizikore muri aya makorari ari imbere yawe. Izo mbaraga nizikore. Duhamagaye imbaraga, imbaraga z'Imana zururuke muri uyu mugoroba kugira ngo abantu bongere bakire ikintu gishya muri bo. Urakoze Yesu. Tambuka neza, genda genda muri iri teraniro. Tambuka neza, tambuka ugendagenda muri iki gitaramo, ukora kuri buri wese. Ikiganza cyawe gikore kuri uyu mugabo, kigere ku uyu mugore n'umusore n'umukobwa. Ikiganza cyawe kigere ku bantu bose. Imbaraga z'Imana zigere kuri buri wese. Umuntu yakira ikintu gishya mu buzima bwe. Turagushimiye kukomeje kuba muri iki gitaramo. Turaguhimbaje kugiye gukomeza kubana n'abakomeje kugutaramira. Kandi aya masaha atubera amasaha ya ni munsi. Uko wasuraga Adamu na Eva, natwe uzudusure, uganire natwe muri uyu mwanya. Urakoze, uvugirizwa impundu, komerwa amashyi mu izina rya Kristo Yesu. Amen, 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 amen. Mana ishimwe. Reka twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Umwigisha wacu arakoze. Imana imuhiki, Imana imuhimigisha. Twinjire rero mu kindi gika. Haleluya, 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 haleluya.